turemezanya ko tugomba kuza guteranira hano. Ukutubaha ndatekereza ko twese tuvuye mu matorero atandukanye, ariko twahurije ku mugambi wo kuza kubasura hano. Rero kutubona hano twarabakumbuye, none twaje kubana. Rero ndashimira abavandimwe bakira ico gitekerezo bakaba baje kugira ngo tubane, kubera ko nzi ko amatorero yo mu gisagara zarangiza saa sita. Mureke tureke kuvuga amajambo menshi, kandi dufite abavugabutumwa babiri. Umugambi wacu ni ukuza kubaramutsa. Rero turabaramukije mu izina rya Yesu. Ikindi ko turabona mufite inyubako, ko turumva n'ibindi, twe twatekereje ko turi hano ko tuzagura udufuko tw'isima 15. Tuzobaha amafaranga, nimwe muzomenya ahari ubukene, nimba ari kubaka cyangwa ari ukuri ikibanza. Amafaranga turabaha muri iki cyumweru. Imana irahumugisha. Iyi timu irimo abantu badashoboye kuririmba bose, badashoboye no gusimba. Rero mureke dusaba abaririmbyi ko ndabona SP n'abandi batambuke, n'abandi baririmbyi bashoboye badufashe mikrofone, tuze kuririmba hanyuma tuze gutanga umwanya w'ijambo. Imana irahumugisha. Turaza kuvuga n'andi mashimwe kubera impamvu z'umwanya, kuko aravuga ijambo n'amashimwe, natwe tuze gukomereza igihe tuza kubona umwanya w'ijambo.
Yesu turagushimiye turaguhimbaje muri iki gitondo cy'uyu munsi wa none iminota 30 so kuja kuri sede kuri ijambo ryaziye bantu bo mu Ngagara ndamakomereza aho nyine jewe nababwira ibyo ugomba kubakisha nitumara dutangiza turabana tutashize wacashize no umushinga baba korari twaririmba agasirimba kamusikeza n'abandi bantu bose bakumva ko twosirimbana n'indirimbo y'abantu bose. Ni igisimba gikomeye cyo gusenga.
Amen. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dufite umwanya mutoya cyane kandi muri uyu mwanya turavuga ijambo ry'Imana umwanya mutoya, tunashyira umwanya mutoya, ariko kandi iterwa no kwitwara ku bantu. Turashima Imana rero ko Imana yatugiriye neza, tukabona umwanya wo guterana. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Abantu guterana tukaza mufata nk'akamenyero, hari ingenzi ushika tubikunde ukabona birakomeye cyane, kandi umuntu wese wamenyereye amateraniro nta kintu kigoye ko kureka guterana. Imana ihimbaza. Turashima Imana rero ko tuboneye kano kanya, kandi ndashima ko mpagaze hano. Imana yatugiriye neza, duheza agakiza ku buntu, irongera kandi Amen. Amen. Ituvukanisha nawe. Mwene data yavuze ibitekerezo turacishimira, kandi turashimira n'umugambi tuwusoje. Wa musomyi wacu wamwumvise yamuze gusoma cyane, usomere Abakorinto ibice 3, Korinto ba mbere ibice 3 natangira ku murongo w'icumi, 11 na 2 na 5. Na ibyo jambo tuzavuga. Abakorinto ba mbere ibice 3 murongo w'icumi. Turasoma mu izina rya Yesu. Abakorinto ba mbere ibice 3 umurongo w'icumi haravuze ngo nk'uko nahawe ubuntu n'Imana nashizeho itanguriro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge ubundi yubakako, ariko umuntu wese niyubare uko yubakako. Amen. Imana ihimbaza. Amen. Icumi na rimwe havuze ngo kuko ntarundi gufata umuntu abasha gushiraho keretse ubwashizweho ariko Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro, izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Ujya munsi niwo uzakwerekana, ujya munsi niwo uzawerekana, kuko uzahishurwa n'umuriro. Imana ibahumuje. Umurimo w'umuntu wese uzapimwa n'umuriro. Nategereje ngo tuganire ijambo rivuga ko kubaka kuri Yesu Kristo k'urufatiro. Imana ihimbaza. Kubaka kuri Yesu Kristo
urufatiro. Pawulo yabwirije ab'Ikorinto, arababwiriza ababwira agakiza, kandi arababwira ngo agakiza niko konyine kaza gahoneka muri Yesu Kristo. Manimba aravuga ngo tarinzi izina nayo twahawe k'abakristo ngo tubasha gukizwamo uretse Yesu Kristo wewe. Muri iryo zina ni mwami w'agakiza. Arababwira kandi ngo nta wundi mushinge, nta wundi rufatiro ruhari, urufatiro ni Yesu Kristo. Nta wundi rufatiro. Abantu b'ubwubatsi, urufatiro ni ikintu gikomeye mu nyubako. Tubona kubaka inzu isanzwe gushyiraho urufatiro rw'etaje, kandi tubona kubaka etaje gushyiraho urufatiro rusanzwe. Iyo nzu y'ubu inzu yose yubakiye ku rufatiro. Mani y'imbaza. Inzu yubakiye kuri fondasiyo ni igiti. Wo kubaka inzu ukayirindira cyane, iyo ifite fondasiyo idakomeye, amazi yinjiye yose yoba. Pawulo abwiriza Ikorinto, arahava ahinduka ageze i Efeso. Ageze i Efeso amenya amakuru mabi ko abantu b'i Korinto basigaye ngo bacikamo bagira ibice mu makanisa. Abantu ngo bacikamo basobanukira, bari bafite ibibazo bitandukanye, bamwe ibibazo by'abamariyaje, abandi barunandikira urwandiko. Noneho abandikira urwandiko agiye kubahugura bitandukanye, arababwira ngo nta rundi rufatiro na rumwe ruhari rwashyizweho uretse Yesu Kristo. Mani y'imbaza. Mweze situbahe. Haleluya. Amen. Nta rundi rufatiro ruhari na rumwe abakristo. Umushinga wo kwizera ufatire kuri Kristo. Umushinga w'agakiza ni kuri Kristo. Mani y'imbaza. Mani y'imbaza. Abantu baba barafitemo nabo bakazabazana ibibazo mu gakondo ngo ni abakoro, abandi ngo ni abapawulo. Pawulo arabandikira arababwira ngo Apolo yaje kuhira, yaje kuvuga ijambo, ariko na nashizeho umushinge, kandi ngo nta wundi mushinge, nta wundi abantu bashizeho. Umushinge ni Yesu Kristo. Mani y'imbaza. Ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo kandi umushinge umuntu wese akwiriye kubakaho, akwiriye kubakaho bijyanye n'uko yatekereje, kandi uko watekereje harimo ibizagira ingaruka igihe kuko icyo gihe ngo bizerekanishwa ukuri. Umuntu wese ngo yiyubare kuko yubaka kuri uwo mushinga. Mani y'imbaza. Abantu bamwe ngo bubakaho izahabu, abandi bubakaho ifeza, abandi ngo bashyiraho amabuye y'agaciro gakomeye, abandi nabo ngo bamubazana ibyatsi, abandi bazana ibikenyeri. Ibikenyeri sinabashije kwisobanukirwa mu Kinyarwanda gikaze, ariko ndatekereza ko ari ibintu bidakomeye. Mani y'imbaza. Abantu ngo bazana ibyatsi, abandi ngo bazana ibishakashaka. Umuntu ufite ibishakashaka ubakiye ibishakashaka kuko nyine murumvishije. Abantu ngo bazana ibyatsi, abandi bazana ibishakashaka, abandi bashyira ku mushinga. Umushinga washyirwaho kandi urakomeye, ariko abantu bamwe baza kubaka ibintu bidafashe, ibintu bidakomeye. Umuntu wese ngo yiyubare kuko yubaka kuri urwo rufatiro. Mani y'imbaza. Wiyubare kuko wubaka kuri urwo rufatiro. Urufatiro ruhari rwashyizweho ni Yesu Kristo. Ntiruzaruhinduka. Ruzaruhinduka. Nta rundi rufatiro rusoza ngo pasiteri rwashyizeho n'umushinge. Oya, urufatiro rwashyizweho ruhari ni Yesu Kristo. Ariko umuntu wese ngo amenye uko yubaka kuri uwo mushinge. Umuntu wese amenye uko azubaka kuri uwo mushinge. Mani y'imbaza. Abantu bashyizeho amabuye, abandi ngo bashyiraho ifeza, abandi bashyiraho izahabu. N'ubu nyine ko twubaka ubuzima bwa Kristo ni ukubaka kuzogeza ushaje, ni ukubaka kuzogeza ugera mu ijuru. Umunsi uzogera mu ijuru imirimo igiye gupima, niho tuzamenya neza ko wubatse, kandi tuzamenya ikarito wubakishije, niba warashyizeho ibiti cyangwa warashyizeho ibikenyeri. Mani y'imbaza. Mani ishimwe cyane. Rero muri natekereje ijambo rivuga ngo ibintu byose byakorewe mu mwijima ngo bizashyirwa ku mugaragaro, ngo bimenye ko ibintu byakozwe, bazabishyira ahantu babona, abantu bose ngo babibone. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Amen. Kubaka kuri uyu mushinga bisaba amapensiyo. Abantu bose bubatse kuri uyu mushinga bagakomera, nuko bashyizeho ibintu by'agaciro, ibintu umuntu wese yatekereje bizakara umuriro. Izahabu iyo bari kuzipima ntibazapfa kugira ngo bazimeneho amazi, ndetse iyo bazimeneho amazi zizagenda, ariko iyo bazishyize mu muriro, izahabu iyo yaciye umuriro, imisenyi yose igasha, izahabu igasigara yera. Niko bizagenda. Umuriro wakoze nibayipima
niramukiza hirya uzaba warakoze neza, uzaba warashyizeho ibintu bifatika by'amabuye y'agaciro n'ifeza n'izahabu. Imana ihimbaza. Inzara nazo niba zinjiza n'ubu ikintu cyose kizagaragara, bizaba bigurumira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Umuntu wese uza kuba ku mushinga yiyubaha, tarundi fatiro rwashyizweho uretse Yesu Kristo. Haleluya. Yesu yavuze ijambo rikomeye, arababwira ngo Yesu yabageze abwiriza, noneho ari muri Matayo avuga ijambo rikomeye cyane, arababwira ngo abagabo babiri, umwe w'umunyabwenge n'undi w'umupapa, ngo umunyabwenge ngo yubatse inzu ye ku rutare. Iyo nzu barayubaka, kandi bamaze kuyubaka n'umupapa nawe arubaka, ariko yubaka ku musenyi. Bamaze kubaka ibintu byose baza kuba ibibazo. Abantu bazagira ibibazo mu buzima busanzwe, kandi ibibazo ni bisanzwe, ariko ikibazo ni uko wowe aho ushinze niho hazakumenyaniza. Umuntu wese wubatse muri Yesu Kristo n'ubwo ibibazo byose duniya yote ifitiye ageza mu bibazo, mutazakomeza agakomera. Imana ishimwe. Imvura biragwa, imvura imaze kugwa, haza kuba ikibazo. Umuntu wubatse ku musenyi ngw'iyo nzira, kandi kugwa kwayo ngo kwabaye gukomeye, kwabaye gukomeye. Abantu bahura n'ibibazo mwese mugahura n'ibibazo bimwe, ariko ntibugwe kimwe, kinahungabana kimwe. Umwe agasigara akomeye kuko yubatse ahantu hakomeye. Umunyabwenge ngo yubaka inzu ye ku rutare, imvura biragwa, imivu iratemba, ibintu byose bikuta, kuko yarubatse kuri urwo rutare zikomeye zihagaze. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Haleluya. Weze zitubahira. Umuntu wese ngo arebe uko yayubaka neza, urebe niba wawubaka neza, urebe uko wawubaka kuri urwo rutare, urebe uko wawubaka kuri urwo rushinge. Imana ishimwe. Haleluya. Usanga wawubakisha rukarakara, kandi hari n'amabwiriza kwita, kandi hari n'amabwiriza kwita arahari. Ni ibintu bihari uzosoma ijambo ry'Imana, bizaza bikuyobora gukora imirimo yo gukiranuka, imirimo yo gukiranuka, imirimo yo gukiranuka. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Umuntu wese ngo yubaha uko yubaka kuri uwo mushinga. Bwana Yesu asifiwe. Reka turangize tukubwira ngo niba twakubaka muri ubu buzima, niba ahantu duhagaze n'ubu twaje kuba, niba iri jambo turivuze ngo icyo rihindura mu bantu, ni ukuvuga ngo ikintu cyose uzakora ugikoranye umwete, kandi ubikoze ugikunze, nicyo uzahembwa. Ikintu cyose wakoze umutima utaguha uzagihembwa, ariko ikintu cyose wakoze ugonoma nubwo wowe wagikoze ariko ukagikora umutima utakwemeza kizaje. Imana ihimbaza. Ibintu byose reka mbabwire ngo imirimo yose yo ufite izaje, imirimo yose ukora ufite, kandi ibintu byose byo gukora winyegeje, ibintu byose byo gukora winyegeje bizaje. Kuri wa munsi ngo bazabikisha ku gihe. Imana ihimbaza. Haleluya. Ufatiro rwashyizweho ni Yesu Kristo, kandi umuntu wese yiyubare uko yubaka, uko yubaka. Imana ishimwe. Abayenjeniyeri baje kubaka inzu y'igorofa, hazaza abantu baguma bayizungurukaho, abandi bayenjeniyeri kureba niba inzu yubatse neza. Iyo bamenye ko inzu yubatswe nabi, naho yo bigeze ku bigori icumi, bizajya bavuga ko bayisangura bagasubira bagatangira gushasha. N'ubu nyine birashoboka ko abantu bosangura bagasubira bagatangira gushasha. Amen. Abantu bosangura aho ugeze hose, niba warubatse nabi, niba warashizeho ibyatsi, nyawe ukashyira mu ntoki. Imana ishimwe. Abantu mwese muteranye turizera neza kuko imirimo abantu bakora izapimwa, kandi bazapimishwa umuriro. Bwana Yesu asifiwe. Nubwo wowe umaze imyaka 20 muri eglise, nubwo wowe umaze imyaka presque yose ubuzima bwawe uzi usenga, ariko ukisuzuma ugasanga wowe wubatse ariko tuwubatse neza, ugasanga hari ahantu bahengamye, ugasanga hari ahantu nubwo imvura yo koga. Bene gato bari ibyo baracyari batoya, ni aho ni ugeze wisuzume, nusanga utangiye kubaka nabi, wamwindura utangire ubake neza.
urufatiro ni Yesu Kristo. Urufatiro ni Yesu Kristo. Agakiza ni muri Yesu Kristo. Imana ihimbaze. Haleluya, haleluya. Umwanditsi yavuze ngo niba iyo Yesu Kristo waje gufantaza abantu mpamvu zo guhagarara, ariko ubwo niba Yesu Kristo yarapfuye akazu, ubwo ni ntaho n'ukuri urufatiro ni muri Yesu Kristo wapfuye akazu. Urufatiro ni muri Yesu Kristo. Mwese sikubahiro. Haleluya, haleluya. Tawe urufatiro namwe abantu bashobora gushiraho. Abantu n'ubwo yobwiriza gutenda urufatiro azoshiraho. Urufatiro rwashizweho kandi umuntu wese akwiye kubaka bijyanye n'uko utekereza ko imirimo izapimwa. Imirimo izapimwa abavandi. Imirimo izapimwa kandi umuntu wese azagaragara ko yubatse neza wa munsi. Nubatse n'abazagaragara. Kugira ngo tukaze kwiyamanga ngo yubatse nabi mwisuzume hakika. Umuntu wese yisuzume atekereze ngo siko yubaka neza cyangwa ko yubaka nabi. Musanga wubaka nabi utangire yubake neza. Urufatiro ni Yesu Kristo w'abantu kandi akazuka. Jambo ry'Imana tukaza.